favorita. Ma quando sta assieme con qualcuno? Comunque non ho una problema. Io ho una cosa, un cursoso che mi do di nuovo. Ako irakaya gatonga. Ora rakara kawos kunsha. Kuko kunichura. Zansenya. Hey. Bracelet. Hi. Muraho. Kudasuhuza. Kudasuhuza abantu. I'm sorry, I'm busy with the telephone. Okay. Still, I'll tell you. I'm sorry to disturb you. I'm sorry. Unajua wewe sasa kusuhuza sana. Sei non grande, ma. Ciao, sai se puoi mi piace. Zagufatisha gake n'ejo ndakugamba yicaye usa neza kaje uri cyane bitewe n'ibintu uri kumbwira ntabwo nandi gukumva gusa ntabwo niba gusobanukirwa ikibazo gihari numva ntabwo bisobanuye ko ari ikibazo ariko nanone ibaze yuko duhora dusohokera ahantu hamwe bina nubwo wumva bikubangamiye nisa ahantu hamwe gute rimwe tujya hariya kuri coffee shop ubundi tukajya hariya bitandukaniye nisa urumva ari hamwe ntabwo se bitandukaniye bibaze ariko ahantu ushobora kunsohokana nkaba nanahafatira n'ifoto kubera ikiza sinyambona abantu benshi bayifotoreza hari amatara meza turabyo shiki ntabwo uzi ahantu heza nyine kuri wowe ndashobora kuba ariho hantu uzi mbona hambereye ariko nari naratinye kubikubwira ariko amusore ku ruhande rwanjye ntabwo mba numva ntanshimishije nise uragira ngo mbigenze gute ngambwira ikintu wumva kikunyuze kigushimisha bakimukora dushaka ko tuzadusohokana nka kuri umva hoteli ni heza ku mazi hoteli mariyoti nyine ahantu ubona ko hari kurasa hasa neza aho hose akaba ari uzajya mutembereza se aho nikiriza ko nyine wenda ubikora utambajije natekereza ko nyine iyo ahantu hafi haba hakoroheye nyine ibintu byo gusohoka utabimenyereye bebe uranyihanganira icyo wakwifuza cyose ntacyo gukorera sibyo ariko kugutembereza ahantu hameze gutyo kugeza muri aka kanya nta bushobozi mfite bwo kuba nagutembereza aho hantu ariko wa mu gihe gito nyine nshaka ubushobozi hanyuma nkajya mutemberezayo mu gihe hari akabonetse maybe wenda nko kuri bidi yawe reka nzagusohokane muri hoteli imwe yes nzi ko rero nyine Mike ese bano bahungu mubana n'akazi bagira baragafite Umva man ifu y'akawunga iri ku isoko se ku isoko man unahitse amazi arahiye ngo ku isoko yesa aho tubika ibyo twashye ntabwo hazi niseje kukoza ko ndayibeho ntayihari yiwari muzanye mukayishize reba kwibata neri mubishe umugabo ubwo nawe uzubyishimiye man Mike babe sorry it's okay
but I have an idea. Okay. Bareka tukareba ndana tujya kwenda kuri cafe shop nako nfite gusa nkaho harambiwe wenda twareba nk'aho dufata nka chambre tukaba tuganirira tukava nyine mu business stress zangaho. Nanyumve nabi ariko ntabwo ndi umukobwa wo kujya aho hantu nta nubwo musuzuguye ariko aho kugiye tujya aho hantu wazi iwanjye nari Wawe icyo ni igitekerezo cyiza. genda hindura tugenda. Babikubangamiye? Byambangamira kurushaho njyanye aho hambara ariko iwawe nta kibazo. umukunzi wanjye kandi kujya nsatsi cyane sibyo? Thank you. Nashashe wagiye ugerageza ndabizi aho ngaho ndabizi amavuta kenshi shabi basi ubu ese aho ngaho nisanga aho ngaho nisanga none ugiye kujya mwese mutujya bwana iminota yonyine y'inshiri yo kubona niyo ndabyumva ariko ntabwo nyine wawe umwanya mugabo ugasobanura nyine mbwira ariko bura nubwo biseka jamani ibintu uramutse ukijijwe wowe naragutyo umeze yawe risaba cyane komanda zigiye guherera kabimbiri ngo mani gukijijwe ukajya ngo mubona ngo ari imbere uri kuririmba ndagatebega ndi kuririmba yenda narimba iwanyu nk'agahipa cyakora indirimbo zo rukundo tuziye zifu undi Danini urimo kubijyamo neza Dani nanone sanga makuru uyazo tekandi utwishemo uzajye no bumbura bukiye buke ndavuga Dan kivuze Dani numva Dani nanone abantu bone byeje muri muvuga bonde hari munuza ari amakipe yasohotse azakina muri Champions League sinakubwiye turi miririmbire no mu rusengero utuzanye mu tukura mu mwaka shamuje mureka matu na relax yewe ko ngo bya Champions League tubizi icyo gikombe nikidatwagwa na Bayern kizatwagwa na Arsenal kitagwa na Arsenal ni Real Madrid Atletico Madrid PSG yarapana wenda mai wenda Barca tujijisha abantu nubone izo ayo makipe nubone niyazitabira Champions League nubwo niyatabira rane dore nta nubwo bizi wana mara amakipe abari menshi ariko ni kubwa amakipe ahabwa amahirwe mani menshi akwa ni nkani nyina y'ayo ni menshi nuko ngayo uvuze ari news ezo ubwo rero nubone azitabira Champions League nubone hazava n'imizahita ndabyemera ariko je ntabwo ntabwo ndusubira mu makuru ezo kujye twavugaga bihindutse imipira ze n'umuzidani yinje n'imipira Dani ntajya menya ibigezweho ariko nawe ntumuseke ntabwo uzi ibigezweho ntacyo ibyo ntabwo ngera ntabwo nshaka kubimenya ahubwo ibyo twari turimo tuvuga ibyo gukizwa narimo mubwati Imana gukizwa n'ubujiji mande ibintu by'ibipira mwe mubiretse neze reka bari abarinjiza sibyo bari arinjiza mwe mugatahira gutyo gusa amwe nshobora kuvuga ko ndanashobora kwasiga betting
oya kurase ko umupira za kaneza umwe ariko nakizwa ibyo byose bizarangira namenya agakiza akavuga ati ibi bivuyemo akareka giye nkora ndi mabi yose nkunda abakobwa ndabyemera kuko niyo batubyaye ibiganiro byose utabakunda hano twese ariko so weze wiki nafite bako mumane mubwira ariko jewe kano kambwira bombeshe ishiri waye muri yego teretana mutaniye mitoma ahubwo uranyibukije cyakoze mwana mbese ndamusheri mwiza cyane ngo yanditswe ngo nicyo kizatuma umwana atase na nyina akabana no amateteje yanditswe neze sibyo akabana n'uwo yakundanye akarama uriya mukobwa murebye ko umwana w'umenga nese kwigisha oya uyu mukobwa turasenga n'ibyahe kumva bimwe neza cyangwa iki wakabona kambere ni kasutse kari ku mazi iyo foto ujye kurura mazi urakabona noga nateye neza waki noneho uyoze ngo ariko mwagaza ku cheval muri nko mu butayu umuyaga uhuha mwambaye nka bazana no kugaterura kibuga nawe bitire ngari wazamugije nizere ko muri kuvuga ndataruriye bafite umwana mwiza kandi ntumbwire nimero niyo tumureke ntacyo tumwihoreye tumureke twikomereze ibyawe ntabwo bwibeshe yewe ikintu cyatuma nkizwa nzi ko nabona nakugara bana hakuriye ntakizwa ariko ikintu nanyira gukizwa bro bambara nabi bakizwa ntibamenye ibigezweho ujye ureba bambara nabi wambaye inkweto mbi none bamubwiza uko njyewe inkweto za nkweto y'inkweto 12 ntujye uyirenza bro aho uramwitise twumvikane yarengeje abari gusesagura nayo twumvikane nende nk'ingiyo ni bande bakimara ari marakoste yo kuyabona agera mu kinyejana none yafunze yantigirije bro je ntabwo none n'ibyanjye yo mu rugo nibyo yambara ibifunze nibyanjye ndabyigurira si bro wambara nabi none wine kwa fenimbi jewe nambara nabi soko rutuko wambara ngindi kuvuga mu buryo by'imyenda wambara ibyango bya fake gute se ariko urasetsa nese yanjye nambara ibyacitse nk'ibyo bintu dusubire ibindi nawe wambara nabi ubwira ngo nambara nabi ujye mwambara uti kugezwa bro ugiye mwambara twambara bro ujye inkweto aragenda ntugafata umuntu ngo umusuzugure wajya ureba inkweto bro ureba ipataro ntabwo mwagiye mureka kwiyemera ko imana izabashyira genda nambara ese ubundi ugiye kujya je nta ndiye kuri bro nyine none ukaba uri mu nzu wicaye mu nzu wambaye inkweto zifunze wambaye style icyo si ikibazo mu mwanya ndi kuri call vuba mu kanya wana cyane kimamaga cyana nyawe ni byana gusa oya nawe parana y'igi ipataro mu mujeri mwana nawe mva nk'ibintu abazanye mu bintu twaganira oya mashya kikanyimba manuza agaciro kisha agenda nawe iyi shati yiyongeye ko nzaho yavuye si impano yavuye hanze kandi mayi nta mwenda wo kubuzima wowe n'uyu mujama n'ubu usiko ngiye mba ntafuze imyenda amashati yenda nyina nambara mu genda wawiye ntabwo ari ukwenza umugezi ubona no mujama ataratwishima manere biranyogosha agiye yogosheje simwe yayitekenzo arya bita mu kinista yes baby man ngiye ntabwo ngusa yo asena tugene subiri wowe witegereje n'ibiganiro tuba tugira ubona uriya muhungu ataba nshaka mwana gute ubundi nawe biteye gutse kandi yo menya abanje yo biteye iyo menya ko uriya muhungu ari kuri ateye ntabwo ngiye nari kuza ngo tubane ariko wowe umbwira ngo azahinduka ryari mwana ubona nta n'ikintu adufasha ariko manye no gukomeza tukamurwaza urumva ugashyiraho akawe uko ntageze nk'umuntu usenga nta n'umufasha nagarekera nta nubwo yinubahozaho mwana katumvikanire sibyo ngiye maze kubabara maze no kugira intimba ku buryo mba numva ibicumuro binyegereye kandi sinshaka gucumura ku bintu nka biriya uriya muhungu sibyo ni wowe umugenga nutamwirukana ngewe ndigendera ku bw'amahoro yanjye Diego please kandi ntabwo nshaka ko ubuzima bwanjye bwanyereka ejo mfite ubukwe ejo bundi so rero meze neza ariko sa nukuri se urebye ntabwo wamubura ariko harimo akabazo urebye nguhamagaye kugira ngo maze iminsi mbona asize uko muri
witwara mu kazi. Maze iminsi mbona sinzi ukuntu witwara mu kazi, witwara nabi, mbese mu bakozi bose mbona afite. Maze iminsi mbona uri witwara nabi. Rero navuze ngo ntabwo nahita afata umwanzuro wo kukwirukana, ndabanje kukuganiriza wenda mumenye ikintu kiri gutera cyangwa se umenya ko ibyo bintu mbizi. Icya mbere, urakererwa mu kazi buri gihe. Urabizi ko hari n'igihe dukubitanira hariya ku muryango, ntubizi? Mbona bakererewe. Icya kabiri, wawe impushya za buri gihe, wakundaga gusaba impushya nkaziguha, ariko naje kumenya kuko kureba mbona nta gahunda ushobora kuba ufite zizima kuba wagiyemo. Icya gatatu, mu kazi sinzi ukuntu mbona witwara, mbona ujagaraye, mbona wagira ngo ntabwo uzi ikintu cyakuzanye, ubona ufite ikibazo kiri mu kazi bundi. Sinzi ndiko mbibona ariko ntabwo uza kunsaba akazi, ndabona ko uri umwana mwiza, mbona uzakora, ariko ntabwo uko nakubonaga ntabwo ariko ndi kukubona. Rero ngiye kukwirukana, ndumva aricyo kizima kuko ntabwo uri kunkorera akazi neza rwose. Urajagara, uracyafite kujagarara. Umuntu w'umusore, umuntu w'umwana mutoya, narizi ko ngize amaraso mashya mu kazi, ariko urajagaraye cyane. se bose sinyine kunyirukana mwanzo n'imama n'imbabazi kuri yumva basi surabyemera, uremera ko ufite amakosa, urabibona ukabona ko uri muri cakazi. Ushobora kuganisha n'abandi. Nyina kana gukererwa no kuba rimwe na rimwe kenshi mbahunze kuvugira kuri phone nakakosora nyine mukambabarira ndabyemera gusa ndayemera. Rero no kuvuga ngo impamvu njye naguhamagaye, ubundi yaba ari ukukwirukana wagomba guhita ubona ibaruwa ari gusezerera, ariko impamvu naguhamagaye kugira ngo nguhe warning, umenye ko ibi nibyongera nzahita kwirukana. Kandi umwana muto, umusore, ntabwo bizongera. uri umusore, ubimenye, rega ujye umenya ko ndi n'umubyeyi. Ndi boss wawe hano, ariko ndi n'umubyeyi, mba nanjye mfite abana, mfite abahungu, mfite abakobwa, ntabwo iyo myitwarire ikubereye. Okay, sawa rero ubwo wagenda, ariko umenye ko nibyongera ntabwo nzavugana nawe, ahubwo uzahita ubona ibaruwa yo kwirukana mu kazi. Ntabwo bizongera pe, no kuri murakoze kuba mugiye n'inama. Sawa, urakoze cyane, reka nkomeze akazi, ndabona sawa. Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara, ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane, ku bagabo tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori, tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, bohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze, unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC, icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. Se kuri kwiraza Nyanza kutavugisha mari. Sorry. Uzi ko wagira ngo muravukana. Maya waruze? Ahubwo ngiye nifite igitekerezo. Byo muvuye mu byo bavuze ikibundi waruri. Mfite igitekerezo hazazanyishiye wawe. Nyaza no wanjye abantu babagabo tugasohokana turi wabane famille nyine ikaba famille. Urabyumva gute? Si igitekerezo cyiza. Nagize ngo ngiye kuzana Cyane igitekerezo cyiza. Man, buriya rero Nagize ngo murakurikirana. nagize ngo ugiye kumbwira ngo tuzabazanye dusharinga. namuzene si muzima. Dusharinga. Dusharinga.
uva nkubwire we ku mugore wanjye nawe ndavuna bro uzajya ukina n'ibindi yego boss Mike ngo dushenga fata wowe ukayigereranya na Aretisi Korora ntibikunda wowe ikorera amafaranga Aretisi nako kuryosha gusa agaciro bro none se izo gahunda muri gupanga ziteganyijwe ryari mwe muzazipanga icyo ushaka nyigisha ko tuzipanga wowe wabyemeye njye nta kibazo akaguru kanjye gahora gatyaye nibyo byiza kugira ngo utazamusanga aho kumva ugasara mu kanya muto kumva birakuparanganye kandi yaje kwisuya sheri wiwe bakamukamenyana mukaba n'inshuti ariko nimuze mutuvuge muze mutuganireho tu nimumara kumenyana wowe nawe ntabwo mujya mutuganira usibye ko njya mubwisira ko sheri wanjye arushanya sheri we nta kandi ubwo se tuma mwatuvuze nyashi n'ibintu bigaragara natwe rero dufite ibyo twavuga mu rushanwa ese ndababwiye yuko nyashi ari cyo kintu aha mumbwirire ndababwiye ko nyashi ari cyo kintu ntabwo umuntu wambaye kizi nkamenya ko kira ntabwo uza agaciro ka nyashi bro nk'ubu ejo mbyutse ngasanga zagiye zo kumukundira kubera nyashi oya uretse gato muciye mu ijambo sinabwo bisoze icyo wavuze cyumvikanye unkunda kubera nyashi nyine nazo yego umva muri element zituma nkukunda muri element zituma nkukunda irimo ya nyashi none ko afite gahunda yo kwinanura nzahita unyanga zana nakibindi ariko nyashi ntizapfa kugenda zigiye zubwo byagenda biki zirimo cyo gukunda nyashi agukunda uzifite ukunda nyashi umuntu ufite nyashi ubwo utazifite ubwo zibaye zigiye byaba birangiye uri igito gitaguye abo bahitujugunye cyane ko wabaye simane umva bitinze cyo mukundira uzashaka kugenda kudutanya birakumarira iki ko atari bukwemeye ntakunda abahungu bagufi kanisezereza ntakunda abahungu b'inzu kandi yego gakarawe ariko niba kurandusha inzobe ko ugenda gusa ubwo wowe no kundira ari gaje yes rukara none se rukara ngiye kuvuga ngo nukunyi mbona yango ufite ngumuka ndika kudutanya kwinjira mu shivu nakakura uva nyine none so Mike rero mwicarane ikintu ntashaka umana na nyashi zawe ziracyariho zigenda bari kuzavuka urapfushe mbasi ngiye rero ngiye kwitegura ngenda ubwo yes si gahunda zanjye zo zinyenze kububwira ati ngibyo bibaza Maya nashaka kugira umwanda uragera utoze ngiye koga nyine ngiye gutegura imyenda noge nambara imitenga humura ntabwo ndahita nibuka ngende message yatambutse bwawe impamvu nanjye kugenda ufite gahunda ye nande natanye ego kabiri kange njyana gahunda nawe neze ko vuga ngo uragenda ngo uragire neze nkuvuga hagenda aho ngera ngo bibuye kanza kagiye amasaha yagiye isi abashe kwizitwiteguye imitenga muri kanza agende noneho we nawe iyo ariyo yose hanyuma ibyo cyabere gupfa come on nta kubitekereza reba amasaha ageze ngomba kugenda nyine basi uri kuhagende tunasezerane neza nyine ntacyo twikanga tukubwaye ibintu byinshi byaba biri gupfa ngo ndekuye agende ngarebe byagiye ntari buteri pasi ntabwo yagenda adateri pasi ibyo ndabizi n'ibindi ntazi ibyo ari gukora ngereka ngende hari ibintu byinshi byaba biri gupfa kabisa kandi ntabwo natuma bipfa reka nzana agakoti n'umuntu nzashobora kuba hakonje muherekeza banguka icyo ntoya hafi mani twigendeye ese ikintu cyashaka se kimara imbere wiseka nshaka ni kimara imbere ariko ko tinaga ari ryawe kino yiye hafi mani mesi nkugezaho na iphone itangaruka
Let's go. ko numva ari buruhuka.